hagiye kuvuka ukundi kwigumura kwandi moko avuga ati iyo M23 mu buryo bubiri niki cyatumye kanda ijisho leta ya Kinshasa yemera ibi bose barubikiriye ngo barwe ko M23 izarangiza ikibazo bahita bakura inzara mu ntuzo niyo mpamvu Kongo izaba federe byanze bikunze cyangwa se Gucikamo ibice yabishaka itabishaka buriya aho ubona iyi conflict igeze ni kubibona aba bantu kugira ngo bazabone imbaraga zo kongera kubashyira hamwe birasaba ikintu gikomeye nicyo gikomeye kurusha icyaba kitari icyo ngicyo. Kongo ikeneye umuntu nimvuga icyo kinyarwanda bambabarire umeze nk'umunyagitugu kabuhariwe icyo bita omufora waza gahonda amakenga akashya we kacini we matse matama kacini wowe yugucenurike namwe bahema kacini nyatura sizogere kumva mwebwe n'umuzongero kwitsamura mwitsamura musabye uruhushya katanga urumva ye kubasuhuza tubifurize kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye turi kumwe na David Jeune Marshal. David, comment ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Comme? Nous sommes le combien? Nous sommes le 16 mars. Alors, est-ce que tu comptes les jours qui restent pour que le mois soit terminé? Non, je ne compte pas. 14 jours encore. 14 jours encore, presque. Tu dis quoi mu gifaransa? Si tu veux, j'ai pas de problème avec le français. Pourvu que les Congolais comprennent ce que nous disons. Mais il y a plusieurs Congolais, tant de Congolais qui écoutent bien le Kinyarwanda aussi. Ah, ok. Urashaka ko tujya mu Kinyarwanda reka dukomeze n'Ikinyarwanda. Na mahoro. Oya, nta mahoro y'abanyabyaha. Ubwo ushatse kuvuga bande? Njyewe. Ubwo ari kuvuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha kuko uri umwe. Andi yubashye nyine. Ese uko mujya mwitana ngo wanya kubaho nigine kubaho Marshal. Ya reka dusuhuza abadukurikiye ubwo Chris uri mu Bufaransa yumvaga ko twagikomeza gutya. Chris naramuraburije. Mvuga irindi zina rye ariko yarampitanye. Ya zina rwose nirihimbana. Kumbe se nturizi wowe reka kwijijisha. Ntabwo ndizi. Yumva ndizi nari kumuraburiza mbere yawe. Uname n'umuceri giye barabizi. Ngo urabona ngo uramvuze ngo wamvuze ngo wandaburije. Wamuvuze se? Sinibuka shene nari ndiho kuzi ko nanjye ubundi hawe icyo Tour du Rwanda ko nyuma muri Tour de chaîne. De chaîne de YouTube. Ya, et de télévision. Et de télévision encore. Chris rero naramuraburije. Muvuga amazina yose aravuga ati sha yani biki wakoze? Nabikoze nyine. Ese kuraburiza ni mu ruhe rurimi? Iryo jambo rero mu ruhe rurimi? Ni Ikinyarwanda cy'ubu. Ikintu bitira nyine ubwo waraburije umuntu. Wamuvuyemo n'urugero. Ushobora kugirana ibanga n'umuntu cyangwa se kumva ni game mufiziranyeho mwembi. Hanyuma rero we yatashaka kijya hanze mu gifaransa babyita divulguer. Divulguer se so kwasasa. Yego nyine. Kuraburiza. Nashashe izina ry'abantu batarize. David, reka tuganire gato kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngira ngo ubu niyo sura abantu basigaye bakubonamo twakwambitse nk'uko wabimbwiye ubushize. Gusa ndimo kubyiyama pe. Nta kibazo. Mu minsi ishize rero twagiye tuganira kuva FRDC na M23 batangira imirwano. Ariko ukagenda uduha pronostique z'ukuntu ibintu bimeze. Urambwira uti hari ufite telecommande irantambarira telecommande bukeye tigomira fatwa ntiyafatwa bukeye ariko nubwo itafashwe irazengurutswe yego ariko gufatwa no kuzengurukwa ngira ngo ni ibintu bibiri bitandukanye wenda muri militaire mo bishobora kuba bidatandukanye ariko civic harya civilama ndumva ngiye bitandukanye. Hanyuma David aho intambara igeze kugeza ubu nawe mbona mu minsi yashize ko barimo baravugana na Beijing kugira ngo barebe ko bagora izindi ndege ku ruhande rwa FRDC. Ndege nshyashya z'intambara. Hanyuma twagiye tubona intwaro zagiye zitangwa na Turkiya. Tubona negotiation z'i Nairobi, Rwanda, Addis Abeba, Bujumbura. Tubona M23 igenda withdrawing iva mu bice yari yarafashe nk'uko yabyemeranyijwe n'umuhuza wa Angola. Turkiya se yaguri haye indi ntwaro. FRDC ntubyibuka se mu bihe bya mbere? Aka no kubeshya.
kandi n'igoma byaragaragaye ku kibuga harya n'igoma neza abarusiya yatunze ariko zaje ziherekezwa na Turkiya no kuzitunda nyine okay nta kibazo ahubwo Turkiya yazihaye u Rwanda yabe zigurishije u Rwanda za drone kabuhariwe ntabwo mbyibuka u Rwanda rwaguze na Turkiya drone zimwe ziri ku murongo wa mbere ku rwego rw'isi ngo rujye kuzikoresha muri Cabo Delgado okay urumva nyine nawe urabyumva nawe urakurikira oya mise mbimenye hanyuma David ubu iyi ntambara abantu bamaze kumva ubusesenguzi bwinshi bwawe n'ubw'abandi bantu hatandukanye ariko by'umwihariko bwawe ubu iyi ntambara pronostic yawe irerekana ko biri kujya hehe biri kugana hehe ubundi yitabyaye nyene byari kimasa no kuvuga ngo M23 igomba gutsindwa cyangwa FARDC igatsindwa ibyo gutsindagurana ntabwo bishoboka ibi byarananiranye muri ya ntambara gutsindagurana mvuga nuko mu bigaragara twavuga ngo hazabaho umwumvikano wa 50-50 vuga no kintu kuvuga ngo hari ibyo M23 yakunze kuvuga ko ishaka muri doléance zayo muri carnet de charge yayo wenda iby'ingenzi umuntu yavuga ni nka bibiri byuko ziranye shyamba zifuza ko habaho uburyo bwumvikana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo gusekeriza cyangwa se gushyira umutekano muri Nord Kivu ahavukwa n'aba basore nyine ngo ni Jone Rucuru ni Masisi n'ahandi ashobora kuba hakeneye umutekano imyaka ntago bayivugaho rumwe ariko M23 ibishaka imyaka 5 yo gushyira umutekano wabo bigakurikirwa na rapatriement cyangwa se gucyura impunzi ababyeyi babo baba mu Rwanda Uganda Burundi n'ahandi hanyuma rero nyuma y'iyo myaka 5 ntago bavuga ikiba kizakurikiraho ariko birumvikana harumvikana ibintu bibiri icyakumvikana cya mbere nuko ababyeyi babo bamaze gutaha impunzi zimaze gutaha byose biratunganye n'iki uyu myaka 5 baziba zari installé abahinze barahinze aborojwe barorojwe abagize gute baragize gute nkuko M23 yariziyominze yasubijeho imirwano y'imyaka 10 uhita utekereza niba imyaka 5 ihagije kwizera ko umutekano wabuze ngo ngo tuvenge M23 ikorewe dissolution barayisenye irasheshwe impamvu mvuze gutyo no kidahagije no kubera iki nuko nubwo M23 yemerera iyo myaka 5 kugira ngo isekirize hariya hatabayeho uburyo bukomeza gutanga umutekano aho ngaho nubundi ntibyabuza nkuko nayo yegeye buri mirwano nyuma y'imyaka 10 ko abandi bashobora kuvuga bati mu yihe myaka 5 niba abanyatura niba arabakodeko niba arabaki nabo bagasinzira imyaka 5 kugira ngo M23 banze ikore iyo securisation yiwabo ariko nyuma y'imyaka 6 bazongere bagaruke none se bagarutse M23 yasubirika byakongera bikagenda gute urimo kubyumva M23 ahungiye mu Bugande za Munyarubande za Mubende n'ahandi hose nyuma y'imyaka 11 twongera kubona iza imirwano niba tuvuga isaha y'imyaka 5 gushyira umutekano muri Nord Kivu ariko nta buryo buteganyijwe bwa continuity y'uwo mutekano biravuze ngo abandi nabo ntago ari nayifu basinzira bakavuga ati reka tureke duhaga hengere leta na M23 ibanzi bacyure niba hari umugambi wa genocide for instance tuzabicana no batashye bose cyane ntago urimo kubyumva twego ikibazo gihari rero nuko ndakubwira ikibazo gihari nyuma ariko reka nze nkunoshaho nuko muri doléance ya M23 nta muturambye urimo nibyo isaba nibisaba imyaka ota iyo myaka nta kivuze yashira bakanayemerera mubanze mu bacyure tuzaba ari imbure batashye bose bivuze ngo bihishe iki kintu yima bihishe either ikinyoma cyangwa se umuti udakora umuti w'igihe gito niba ibyo byombi bitabayeho kudakora n'igihe gito bya bisobanuye ko M23 nayo abo bayiretse bati mubareke nabo twarabaretse bagiye Uganda baragaruka natwe tubareba uwo muco wabo reka tuwige nabo tuzabareke babacyure twihishe twakwema imyenda twatabitse intwaro wenda nk'izo yatabitse nayo bya bivuze ngo nyuma y'imyaka 5 y'icyo abantu bizeraga nka security M23 bashyize aho hantu na Kongo bumvikanyeho havuka indi ntambara ikomeye yaba bandi babatashye noneho badatinya kujya mu gisirikare kuko bari mu nkambi baraboshye M23 yararokirise mu buryo bw'ibanga utame erega nta muntu muri politike n'igisirikare utitegura icyo bita backup M23 yabirimo yitege bamacenga ubundi bazajya hehe nyuma y'imyaka 5 n'aba general baracyari bato ese bazaba demobe bazajya gucuruza mitivu bazagira gute ibintu nk'ibyo
ndashaka kukwereka ukuntu ntabona mu byo abantu bose siragira kuri Kongo iki bisaba ndashaka kukwereka ukuntu muri pronostic unsaba hatagize ikindi kibaho gendimo gukeka ndi buvuge mu bisabwa byose muri Kongo na buri ruhande nta muturambye urimo. Donc ari ibya leta ari ibya M23 nta muturambye urimo. None se M23 isaba ibiganiro n'ibyo biganiro nta muturambye. Nashakaga kuvuga jewe iki ibyo biganiro bigamije nanze kujya nanze kwirwa njye mu biganiro. Navuze icyaba kiri kumeza y'ibyo biganiro. Mureke imyaka 5 dukira umutekano ahantu, you see? Imyaka 5 nirangira ababyeyi bacu bazaba baratashyemwo tubarinde bagire gute. Hanyuma after 5 years what next? Kongo wenda reka nayo kuko bibiri bya M23 ndabivuze nubwo ari byinshi, reka no kuri Kongo nayo isabwa ibyo ngibyo. Hari ibyo yavugaga ko izaha amnesty abafite ibibazo muri M23 kuko mu biganiro byatambutse twavuze ko ubundi gutera igihugu nubwo ukivukamo byitwa icyaha, urumva cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ya amnesty tuvuga irabonetse, M23 yatashye abafite ibibazo aba general n'iki nta kibazo ntaho kibakurikiranye n'iki ariko M23 Kongo ibyo yemereye M23 noneho bije gutera ishyari. Urabona uri umubyeyi ufite abana, umwe aravuze ati nkeneye 8 ndashaka kubaka kandi baranganya imyaka, uhaye umwe uwimye undi. Ibyo M23 igeninze ibonye ku rugamba kubera igifuwa igituza ibibundi ifite n'iki byose kubera ko uruzi ikiganiro twagiranye na Bwana Ndakize Gucikamo muri Twirwaneho aho yasobanuye ko doléance zabo ari zimwe n'iza M23 ukemuye ikibazo kimwe la manière ukoresheje ukemura ikibazo muri Nord Kivu avec le M23 ubwo uri Kinshasa ntabwo ari yo manière ukoresheje muri Sud Kivu ku bantu bahuje ikibazo na M23 batwirwaneho. Noneho n'abahima bo muri Ituri no muri ibyo bice urumva icyo kibazo n'ubundi ntabwo gikemuwe. Abantu bahuje ikibazo ntabwo ukemuye ikibazo kimwe, ntukibazo ikibazo mu buryo bumwe. Biravuze ngo rero hagiye kuvuka ukundi kwigumura kwandi moko avuga ati iyo M23 mu buryo bubiri. Niki cyatumye kanda ijisho leta ya Kinshasa yemera ibi. Okay, abanyamurenge bari mu cyo bita auto defense duwenda tuvuge ngo n'abaheba bashobora kuba bayigira ntago ari gitangaza. Aho muri Katanga bafite ibibazo nabo babaze imyaka hafi 70 n'iki byose bari gushaka ko igihugu cyabo kigenga. La force Katanga urayizi maze igihe kinini cyane niyo revolution bajya Katanga bagira indirimbo yohereza igihugu cyabo ni drapo bari designs ibyo birahari. So n'ahandi byaturuka ni henshi wajya muri turi ruguru ho wereho iki niki abantu muri Kongo byo bakomplaininga ni byinshi bijyanye biri mu mujyo w'icyo M23 yaba yasabye bakavuga bati okay twabonye cyabemeje ni iki ngiki. Iyo umuntu abakanze ijisho muremera muri Katanga natwe turiziyuminge imirwanire n'iki byose ubwo ntago bafite ikibazo bariya. Urumva kuba bafite naho batangiriye aho bahera ntago byabatera ikibazo. Abanyamurenge bati tuve muri auto defense tujye muri cama tujye mu bwoko bw'ishyaka kuko leta yacu yumva iyo abantu bahindutse ishyaka. Ifite parti politique na parti militaire na manifesto politique barerekana bakavuga ati noneho ubwo biriya byawakinze icyo which means igiye M23 imirwanire ya M23 hari abantu bameze hari ibintu mu Kiswahili bita kufunika makuca no guhisha inzara gutya kwingwe. Hari abantu harandi moko muri Kongo ahisha inzara nk'ingwe areba ngo ese iriya dire M23 za wakinga ngo naka tubyutse ibyacu muri buriya buryo. Abo barimo abanyamurenge, abo barimo abahema ndetse n'ababwo bwoko bwo muri Katanga bushaka ko Katanga yigenga cyangwa se igira imiyoborere runaka. Bivuze ngo uko Kinshasa ubwo twagiye ku ruhande rwa Kinshasa yakemura ikibazo cya M23 donc ando turemo hari abaryamiye amajanja bategereje ibizava hagati ya leta na M23 kugira ngo nababyutse ibyabo nibyo. Okay, tukiri kuri M23 ku rundi ruhande nababwiye ko iyo myaka 5 nayo irimo question mark y'icyakurikiranye nyuma y'imyaka 5 ariko reka tukigire kuri iyo myaka 5 donc abandi baba gukopera ko abanyeshuri babizi baba banakiriye bakareba bagasanga igipfukamisha Kinshasa buri gihe n'imbunda bati natwe twazibona sibyo ariko twakoze mistake mbine ndimo mvuga twiyita auto defense iyo tuza kwita ishyaka kera natwe tuba twaragiye tubitangire n'uyu munsi tuba twaragiye Mombasa Kenyatta katwakira buri bafite ishyari aba batwirwanaho n'abandi
urumva yuko M23 ijya Rwanda yonyine bo bakajya bajyana mu gikundi cy'abantu 130 yikagenda kuri table d'honneur ari imwe igasobanura ibibazo byayo ari imwe you see urimo kureba kugira ngo byorohera abadukurikiye bivuze ngo hari icyo Kinshasa yakora kugira ngo twihutishe iki gisubizo hari icyo Kinshasa yakora kuri M23 bikakemura ikibazo mu buryo wenda buri temporary cyangwa burambye hakaba ibyo M23 yakora na Kinshasa bigakemura ikibazo mu buryo cyangwa burambye ariko bitakemura ikibazo cya Congo in general ahubwo byatuma abandi bahurumbirira uwo murongo ubinjiza mu ntambara bivuze ikibazo cyawe kibutse Minoro Kivu Sud Kivu intambara ikaba ariho yimukira binavuze ikindi kintu kiri technique na tactique ko abademo ba M23 baba bimaze kugaragara iyo branding yakoze byaba bimaze kugaragara yuko yakoresheje uburyo bw'ingufu igakemura ikibazo cyayo dusipoze ngo kirakemutse burundu byatuma niba ari abahema kuko Kinshasa yanze kubakira mu gisirikare ntabwo ishaka kubakira mu gisirikare nabo bagasara bavuga ati ntabwo ari ngombwa byabivuze ko abajenero abakoloneli abasirikare bato bahurumbirirwa n'abandi mu gisa n'ubucanshuro bwo muri Kongo ndani kuko ubwo twigana yavuga ati ubundi barabacyura mujya hengo mujye mu gucuruza niki muzi wacu natwe dukeneye gukemura ibyacu kuko mwakemeye ibyanyu abahema nabo baba bakeneye baba rokirita niba ari amafaranga niba ari iki niba ari revolution yabikomereje mu bindi bice M23 n'abanyakatanga babakenera rega hari ikintu ushaka kubabwira muri iki kiganiro buri uzi ko M23 ahantu igeze ishobora gutangira gukenerwa n'abashaka guhirika nk'ubutegetsi either mu turere akakarere k'ibiyaga bigari cyangwa muri Kongo hagati nka kuriya kisigade avuga hagati bandinda bakambera abarinzi igihe badisikasingaga mu myezi 18 burya n'abantu mbi babakenera n'abakabira babonye bibaye bibi bavuga ati ariko sha mwabahungu murimo gushoma ibyanyu mwabikemuye ntimwamanuka kidogo naha mukadufasha nanga tugakemura ibyacu so ndakwereka iyo pronostic ukuntu muri Kongo ibintu bititondewe hashobora kuba isheni y'ikibazo yindi myaka nk'ijana 50-70 urumva kwitondera navuze icyo nanezera ibyo ndi buvugeho nuza ku kibazo arakikubwira donc ikintu cyasa noneho wenda n'ikinapfuye gukemura ikibazo noneho ku buryo ki iyo recurrence uko kwisubira kutazaho ko ndakwereka ukuntu nyine nibaze kuvuga M23 ikemeye ikibazo ukuntu binakemutse burundu nta musirikare uryama abantu bakishye ubwenge kugira nta musirikare uryama ngo ujye gutwara moto ngo ajye gupfa ubusa yagiye se kurwana handi bamukeneye shizamo akantu wakuvise mu kanya no mu bindi bihugu babakenera na za Somalia na za yose babakenera nta mu general ushoma cyangwa nyine abanyamurenge bisubiremo bishimangire bakabakenera bakabakenera muri Sudani y'Epfo nibwo numvise ngo ibintu Salva Kiir yakoze bituma ingabo za Uganda Museveni azibwira ati muryamira amajanja dushobora gutabara Salva Kiir kubera amakimbirane ye na Riek Machar none se M23 ishoje urugamba igatungana amayinite yayo bakavuga ati tubambuye intwaro icyo bagiye za East African Zero Force vangu ziye kwambura intwaro M23 zikagira ngo kubambura intwaro no kubambura ubwenge bwo kurasa ubwo surumva nka za Uganda zaza gutakaza igihe zijya gushyira ingabo zazo mu kaga muri aho ngaho sabaho ibiraka bakajye M23 ushobora kuzaba nka za ntuza nka za Wagner cyane ubundi subwe n'ikigo ubusa turabana ubusa nta operation M23 yari yakorera hanze y'ubutaka bwayo mu matora ashize nta operation yakoreye muri Kampala mu matora ya Museveni ntukabone bafata Bunagana bakabihorera ngo ugire ngo bari abasore hari udukino bagiye bakorera Museveni mu gihe yatorwaga two gusekiriza Kampala either no kuyisekiriza cyangwa se bana gufata mwishinga ushatse kuzamura David ayo makuru ko ari ubwa mbere agiye hanze none se mushaka undi makuru ajya hanze kangahe nta kibazo mu byemere gutyo cyangwa mu donc akaba ariyo mpamvu tubona rero ubutegetsi bwa Kampala nabwo bwumva icyo M23 buhe nandise ubu se M23 irimo guhondagura FDLR muri Tongo igahondagura FDLR muri Paris ikirirwa ihitana bagavana ubwo se urumva igihe kitazaza nka M23 nyuma y'imyaka wenda tutazi urabona umuntu bita ntuzuramuzi muri Bibiliya uyu muntu wagororewe ngo yarabaga ku burinzi ninde Moridekayi bavuga yuko yaburiye umwami akamugirira neza ari umuntu wo hasi usanzwe kwa Esther ngira ngo bijya gusanga ibyo ntujyana mu byinshi ugiye nk'umusirikare ugiye mba ntekereza kuri Moridekayi bibi Esther ntabwo ntubimbaza uwo mudamu simusi urumva noneho Moridekayi yari ku burinzi ahantu bagambanira umwami aburira umwami ubwo bugambanyi umwami ngaza kugeza igihe kimwe ngo yebase umuntu wigeze kumburira akangirira neza hari ikintu byaba yaragororewe urimo kureba baravuga ati reka kibera ku burinzi ni koporo wibera hariya
ni ntazi n'ibyo arimo, ariko biza kuba coincidence yuko hari abantu bagiraga ishyari uwo Moridekayi bo mu ngabo z'uwo mwami bashaka no kuzamubambisha. Coincidence mvuga no ko yari kubambwa iyo umwami ataza kwibuka ibyo ngibyo, ariko umwami abyibutse bamwe bashaka kumubamba baravuga bati rero naho ku bintu bimeze muza n'uwo muntu muzane no kundogowe mugororere, kubera ko igihe kimwe yigeze ku makuru y'ubutasi yagomba kugirira nabo ubwami bwanjye. Nuko Moridekayi yateye imbere nuko babandi bari kumubamba baba bari bumuzane ubwami ku ndogowe. Icyo ni inkuru izwi ku bantu b'abaporoso n'abaki byose mu ngibyo. Rero muri hari igihe kizagera ubu butegetsi bwo muri aka karere k'ibiyaga bigari beiza baye batekereza batari kose ba bantu bitwaga M23 gwenda baratashye barutse bageze gute, hari ikintu cy'abarigeze bagororerwa badukubitiye FDLR badukubita iki niki barayihambira amabinga Kampala barayisekiriza urumva nyine M23 hari igihe izajya ku matunda y'ibyo yagiye ikora. David, hari ikintu mukanya yari uvuze uti M23 kagiye gutanga ranfort muri za Ituri za Kivu y'Amajyepfo n'iki. Bikorwa de nifaso clandestine bikorwa Amabanga tutamenya, bashobora kwambika ama uniform akavuga bati ama unity yanyu naje Juba, ukajya ubona bagiye bafite flag za Uganda kandi rero uko nguko bameze. M23 nose ntabwo wabonye Uvage nambaye amaflag ya RDC muri iyi minsi, bambaye ikirango cya RDC nese n'abakongomani. Ndimo ndibaza iyi M23 ishobora gufata Kinshasa itangiye kujya muri utwo tuntu twose two kuba yasekiza Katanga bakayikenera, Kivu du Sud bakayikenera, Dinoro hirahari n'izindi ntara bakaba bayikenera, ikaba donc nka virus ikwiriye igihugu cyose, bikaba ngombwa ko ahubwo none n'indi progress itari virus ikwiriye igihugu cyose none bikaba ngombwa ko inagifata. None se kugira ngo byemere, kugira ngo ngusubize ikibazo cyawe ndakigusubiza kutabisha ukutabitekereza ndabizi. Ari ibintu utametamorphose ukunda ikintu cyara kwiyuburura. None se ubundi bavuga yuko bari abantu bo muri ya revolution yo muri Mozambique, urumva itabyaye NRA ya Uganda igihe nyine ba Fred Gisagwigema bagiye kutabara muri Mozambique, ba Museveni na Joachim Chisano bafatikanyije nuko rega bigenda no kwano batabasha kubyegereza umutima, nyine bagira gute bakazajya ku revolution ya Uganda. Akose revolution za kiragihe nizo zo David. Burya iyo ufashe imyaka turimo ntago ari myinshi, ni myinshi ku muntu en principe, ariko ntago ari myinshi ku bintu bijyanye n'amateka y'isi. Ariko esprit révolutionnaire ya kirya gihe iracyari esprit révolutionnaire y'ubu ugereranyije na politique n'igisirikare cy'isi uko kigeze aho kigeze. Uretse se gutera isi amarangi ugira ngo isirimo kugenda kugira ingufu kurusha uko yarimeze mbere, ni irangi gusa ubundi ahubwo se niba ukeka ko isi strong ku buryo bitashoboka, ahubwo isi iri menace, ifite menace ku buryo ibyo abantu badakeka aribyo byakunda kurusha no ko abantu babikekaga. Muri ira esprit révolutionnaire y'icyo gihe cyane. None se isi ifite ibibazo. Ubushize se wanyibwiriye ngo ubu ngubu drone zirahari zishobora gutanga amakuru y'igihe icyo aricyo cyose no kiriya gihe cya revolution zaba ari abagabo utaza kunyura kure giso agizo nshaka kuguha nyine. Drone zakwifashishwa n'impande zose, ntabwo drone ari za leta gusa. Uwo wumva ko ari strong yakoresha drone n'abandi bazikoresha. Niyo mpamvu ugeze kubona ejo bundi inyeshyamba z'abahuti niba abahuti ni bo muri Yemen bagaba ibitero kuri Arabie Saoudite no ku mariba yayo bakoresheje drone mu buryo batakekaga. So ubu ngubu ingufu zagizwe na bose, media yigirwa na yose, urumva yigirwa na bose. Ntabwo avango ndere tango ufite radio ngisha amarazo zigira, wakoresha social media nabagakoresha indi, wagura drone nabo bakayigira, ubona ko M23 yambara neza kurusha FARDC, urumva kandi iyo ari leta n'ama office ubona namerutse kubona biringoma, urumva noneho M23 yirusha n'imbunda. Nashaka kukwereka kugira ngo ntaza kubyibagirwa. Oya M23 ntago yirusha imbunda gusa, nazirusha roni, ibyo bita imbunda ziri sophisticated, urumva zikoreshwa nabanga noneho ukagura budone bakayugikwana ngo ryo kuziyubye. Urimo kureba bivuze ngo rero nihuse ku kibazo cyo urumbajije mu kanya nuko nashaka kukwereka ko nashaka kukwereka ko nta kigaragara nka break, urumva yaba nta rukuta ruhari rwerekana ko revolution zarangiye. Abantu bane n'abyumva nibo vinyeshyamba z'iki gihe bumve yuko inyeshyamba atari agashya mu isi, ariko zitari no mu nzira yo kurangira. Niba harabaza NRA hakabaza za PRPF hakabaza zandi yandi bose, none ubona ko M23 ifite no mu byo bita na revolutionnaire niko yita Kongolese. Ririya jambo revolution abantu bajya bari bivuze ngo rero abibeshya ko M23 yarangiza intambara ikajya guhingisha general, ngo urabwira Bodwe ngahinge, ngo urabwira komanda Gaceri ngahinge. Imihingire yabo se ntago bayizi, ni imirasire.
urumva biriya rero babikomeza n'ahandi babikomeza n'ahandi bivuze ngo uko tubona hari abajenero bavuye muri Mozambique bimukira Uganda urumva bava Uganda bikamukira mu Rwanda urimo kureba byava mu Rwanda bikimukira muri Kongo bigakuraho Mobutu sibyo biravuze ngo ikibazo cyaba gihari muri Kongo nuko kitakemutse ni fois pour toutes noneho hakaba hasa n'igikerewe kimeze nka revolution interne urumva ko cya gihugu ni kinini amateka yacyo geography yacyo n'iki byose nicyo ndimo kukubwira rero ngo iyo design yabije yabivuze ngo ko nuru kiviba isekirize urumva mu buryo bwa revolutionnaire sidi Kivu nayo kiyikeneye katanga kimaranye igihe kirekire ituriza biyande kandi bishoboye bagihari bakiri bazima kandi bagize bigakunda ibyo ni mu gihe baba bakemuye ikibazo hagati ya leta na Kongo kimeze nkaho 50-50 bitabaye 50-50 rero aribyo navuze ndi buvuge n'ubundi za nkubushyira hanze ikitari 50-50 mu gukemura ikibazo ni ibintu bibiri nuko FARDC ya Kongo yatsinda M23 ni fois pour toutes 100% bikava kuri 50% kujya ku 100%. Inzira yabyo si nyibona hafi nubwo ibintu byose bishoboka cyangwa M23 igatsinda Kongo Kinshasa bitanaganiriye 100%, bivuze ngo yibonye Nord Kivu yose ikayiha ubutegetsi na Republika yigenga. Ibyo byo urabibona hafi nabyo ntago biri hafi, niyo mpamvu nakoresheje 50-50 ariko ntago iyo eventualité iyo possibilité iyo probabilité ntago nayikuyeho kuko nubundi niri mu maso y'abasesenguzi urumva. Okay, nizo ebyiri nako ziri mu maso y'abasesenguzi ko umwe atsinda undi akavuga ati ndagutsinze ntuzongere sibyo. Noneho biravuze kirere biravuze ngo icyo nashyiragamo insertion nashyiragamo ngaho nuko byaba 50-50 ku ruhande rwa leta ya Kinshasa na M23 ntibyabuza iyo proliferation iyo nzira ya revolution yakomereza handi ariko ikagenda muri ya mayeri navuze ko for instance yagenda yiyise yagenda yambaye impuzankano ya twirwanaho ariko ari M23 yambaye impuzankano ya twirwanaho yagiye kuba umusada ntago uzakora urukuta batakurira ngo bishoboke baba bagituri baba bajyaye hose cyo nakubwiraga ibyo mu buryo mpuzamahanga byo ntashoboshatse kubitinda ariko nabyo birashoboka. None ikintu cya kabiri binabaye 100% ko Kongo yaba yatsinze mu 23 100%. None mu 23 yabivuze turatsinzwe birarangiye ariko tujye kongera guturumbukira muri turi twongeye duturumbukire mu banyamurenge naho hose twebwe izina ryacu ryamaze kwandura byarangiye bakazaturuka aho ngaho wenda bakaba bahindura izina bakabanza bagasekiriza hariya bagasekiriza bakazagaruka babona ubundi nawe mu ndi myaka urimo kureba. Noneho M23 yatsinze na 100% ikabitsinze Kinshasa bwa bwigenge bwa Nord Kivu nakubwiraga bwajya bujya gutanga imisada handi nta mususu cyangwa se bakagenda batabyemera kari bariko bahari cyo nabyo birashoboka bati bahinduye reform cyangwa bakibikora hazarane ko babaye abantu bagize kuba mu gihugu kimwe bavuga bati muri bene bacu muri Sud Kivu twabohoye iwacu turigenga namwe reka tubatera inkunga ugasanga Kongo Kinshasa irimo kurwana intambara izamara nk'imyaka 100 kuko urumva ari M23 igwa imyaka hafi 20 ikabona yaravuye muri CNDP RCD CNDP M23 ya mbere ya kabiri urumva n'abanyamurenge baba bavuye muri auto defense bajye mu systeme y'icyama byabafata indi myaka nabo urumva ibyo bafata indi myaka bo muri turi byabafata indi myaka ndetse ku buryo ushobora kubona nko mu myaka yindi 50 M23 bashaka gufasha hari ikakira igihugu kuko bishoboka nabyo nubwo byayigora wazabona bavuga ati turwane nitumara kurwana tuzishyira hamwe tuba ikintu kimeze nka leta zunze ya leta 3 yaba ibyo bwo muri ituri amajyepfo amajyaruguru na ituri mukazabona turimo yakatanga se bavugaga nayo ishaka kwigira katanga iragoye kuko compatibilité iragoye mbona compatibilité ya lite y'ibyo abantu barwanira muri Sud Kivu Grand Kivu Nord Kivu na ituri mbona ishoboka ariko iyo ufashe kuko wongeyeho katanga ukabona wapi katanga n'ibikunda nicyo nakubazaga ni M23 abakatanga bagicyo bita urugeye nabakiri nta mukiri upfa kuvanga no harya orgueil ubwo ni nko kwishyira barishongora barabishongoza cyane ndetse uwo muco n'abantu muri hema mu babahema barawufite ku buryo muri iyo Sud Kivu na Grand Kivu na ituri so wari abahema naho iyo ushatse gukora iyo compatibilité ubona ko abahema bayizambye nubwo n'abanyamanenge batayorohera ishobora guferinga kuko ejo bundi tuvugana nawe ari kamu numvaga nawe ntago tubakeneye twe turihagije kandi akantu rero ujya burya nakantu kagize kandi ntago babakeneye kandi babarusha ingufu bo ni camba bo ni auto defense ibaza auto defense ibwira idakeneye cyane ubwo se ntibakeneye nkande ariko nyine urugeye bihari
kuko abanyamurenge na benshi muri Kongo buri ku mubare oya ni ubwoko ngo bwa gatatu nkurikije amakuru ni benshi nyine ntabwo babakinisha n'abaruba ntabwo bizana ibyo ngibyo abahema rero ndabo bariyumva barabyimba nari nkubaje nti none ibyo byakorera M23 gufata ubutegetsi muri Kongo ubutegetsi bwa Kinshasa ubushaka aho iki se ngije kuryimbwa se hari abaryimuka ntaho ishaka hari M23 ibyo yarota byose no mu biteza intambara icyo kirimo mu soko z'intambara icyo kirimo cyuko leta ya Kongo ishaka kudeployinga bano bantu ahantu hatari wabo bakabyanga n'urumaroma ntabwo byumvikana ukuntu umusirikare mubwira ngo tugudeployinza uriciwe we kandi umuyobora akavuga ngo ntabwo tubyumva rega mu biteza ikibazo nabyo urumva bavuga bati se ndajya hariya gukora iki twavuga ko M23 nayo aho ngagira orgueil yo kumva ko nyine nabiyemeza ahubwo abasirikare bayo niba chef d'état major akubwira nk'umuntu ugukuriye ngo wowe nta muntu ndumva General Kazura cyangwa n'undi mu Rwanda adeployinga kujya hango avuga ati ariko uranjyana yowe none M23 abasirikare bayo bari ku rwego rwo kubwira General Ciwewe cya Constant Dimati urandeployinga nkandi wowe uyu munsi ndashaka guha amakuru yose udafite none waruzi ko nta rugaye bagira nyine bano bantu si mpamvu ari ntagorwa ari ndatsimburwa ubakubita bagenda bagaruka bajya muri sabyinyo bagaruka nese cyo wakita iki ntago bakinishwa none abanga nibo bifuza ibiganiro rero babyifuza baba babeshyana nese ibiganiro bibacupiza byo bumva bigabije iki kiyo baravuga ngo twubahirije nk'amasezerano ngo ya Ronenso yangora ngo reka tugende ngo ariko ngo turifuza ibiganiro baba babeshya abarabeshyana no gucengana nyine icyo bashaka barakizi si kuri gute barayifite barashaka iki bashaka ahantu habo higenga bakahakontrola bakaragira inka zabo bagakama bakacuza foromage niba hari amabuye atahaba bo ubukungu bwabo n'ubwenge bwabo barabufite n'umuco wabo bashaka kubyaza umusaruro ibyo bibuye by'agaciro byaha bitahaba bashobora guhindura wabo uko bibyifuza ndetse niyo muganiriye inyuma y'amakamera bakwereka yuko nk'abari muri Amerika bari muri Finland uzi ko bafite abantu benshi no muri za Australia abanyamurenge benshi ariko ntibanahakana ko muri kuva haba ubona banyotewe no kuzubaka ese abanyamurenge kushaka kubahuza na M23 oya nanjye ahubwo ndabatandukanije muri iyi mvugo mvuze ndabatandukanije urimo turi kuri M23 na orgueil yayo yego nyine urumva bakwereka yuko bananyotewe kubaka iwabo bakahubaka ibikorwa remezo nese ntabwo ikiganiro nigeze kugwa nkubwira ko hari amakuru amwe n'amadafite gihamya agaragaza ko bano bantu bashobora kuba batanye no gutekereza kujya bafata ahantu bakarubaka imihanda ba M23 yaba imiganda yaba iki bazakoresha imbaraga zose byose bubaka bazatumira abasore baba engineer umva none se hari igihe kizanagera nubwo amakuru batayaduha ushobora no gusanga abantu ba mu bisirikare bya Amerika bakomoka mu miryango yabo bashobora kuba baranabitorotse bagatangira kuza kurwanira iwabo iyi ntambara ntabwo yoroshye bruda donc hakaba harimo abasirikare bitoreje muri Amerika bari mu gisirikare cya Amerika bakakivamo bakaza kurwana muri M23 bajyamo babeshya ko bagiye muri izo ngabo z'ibyo bihugu ariko bashaka kuzatabara iwabo ariko urumva aho ni mu rwego rwa gisirikare nese Colonel Nzenze ntabwo yabaga muri Finland nta makuru maze iminsi wumva nese kuki yaje hariya kuki aza muri izi ngabo agata uburaya akavuga ati ndagiye ndirukansa n'ikindi mu mashyamba ngiye mu mashyamba bafite inyota iri ku rwego rwo hejuru yo kubaka hariya hantu kuko baribaza bati ni gute ni hari icyaha akarere kakoze cyatuma nta kaburimbi urabona ziranga bozo undi aho zigiye kujya kuki kaburimbi tavisake ngo ice kirorerwe ngo igende ikicanga igire gute donc barimo kwibaza abakongomani bakoze icyaha cyatuma bo batagira ibikorwa remezo biba handi cyane cyane ko bajya Uganda bakabona iterambere baza mu Rwanda akabona amatara aracanye yagera kuri Grand Barrier akazima erega hari ikintu bakwiye kumva ako kigaragara mu bwoko bw'abanyamurenge cyane ndakivuga nacyo cyo kuba iryo shyari nicyo tishyari ryiza cyo kuba b'abakongomani abanyamurenge bashyira hanze bababazwa no kubona handi haba umutekano urumva ndetse bakunze gushyira amajwi yo kuvuga ngo mu Rwanda uzi ko abanyamurenge banarwanye muri intambara zo kuboza u Rwanda bateye imbere na General Kabare berabivuze bateye imbere twebwe tuzira iki hari nubwo bashaka kubyishyuza ibihugu nk'u Rwanda na Uganda mwadufashije natwe tugatera imbere tukagira gute kuki mutadufashije twarabafashije kuki mutageze gute ibintu nk'ibyo ngibyo buriya muri M23 baba bifite ibyo ngibyo ko ntabwo bakunda gusohora ibintu ntabwo imico burya ihura ariko baribaza araza akavuga ati ahandi bateye imbere ako se twe turi nayifu nta bwenge tugira ngira kubwiraga ngo bishobora kuba buriya byo bita think tanks twebwe badashyira hanze nabo bafite think tanks zibatekereza yo kuvuga ngo abo basirikare babo mu bisirikare bya Finland n'icyo bisabwa tugiye kurwanira iwacu ntawe hakana ko bataba bahari burya nuko batabitubwira hari abantu bava hanze bakaza bucece bakaza guha umusada abo banze nzana kubwiraga ingabo ziri ku rugamba nkuko ari abatanga wenda amafaranga ariko nanone nkuko ari abavuga bati nta mafaranga dufite ntituri n'abasirikare turi abenjeniyeri
urumva nimumara kwasekiriza ibikorwa remezo birahari bari tayari n'amafaranga arahari ku buryo niya mihanda Museveni yashatse kubaka biba bateye ishyari haza kutwubakira imihanda kudukuburira imihanda nta bwenge tugira dufite amafaranga dufite iki niki kandi n'abatari amafaranga bayashaka bafite community yabigeraho cyane nese kigera ku intambara irahenze iragoye kurusha ibyo bindi tuvuga nese guharura umuhanda no kurwanira icyoroshye niki nese kurasa igifaru nuko nubwo bavuga no kucyubaka wenda par exemple so lite y'intambara iri très cher donc ubu dutangiye kumva impamvu dushobora kubona M23 yambaye uniforme nziza kurenza wa mugani ya FRDC dutangiye kubona impamvu dushobora kubona Major Wiringoma yicaye muri office irimo imprimante nziza mu gihe ciwewe wenda na bari Tona General Ndima ariko harakanomba je mu kanya ngo ngo nta rugeye igira nta rugeye igira se zira nama y'igukoresha ngo aba population inyeshyamba zivanga aba population abaturage bacu nire so babahaye barahihaye baranabyemeza nabiyemeza none handi makuru nubwo atari mashyashya bano bantu nuko aba bantu kubadefinisa bigora abadita bano bantu ubona iyi miterere y'aba revolutionnaire na Museveni ubona bamye birya kuri bamo Obote bavuga ati wowe ibyo wigira byose bigeze no gushyiramo bashaka kujya mu matora kucyita Fonaza byari ishyaka rya Museveni akavuga ati byo ntabwo byahura nabo ushaka kunkuburira imyanya uko wishakiye n'iki byose hari ibintu hungabanya ntagaruka ibintu biwakinga twe dufite ibintu bya wakinga kandi abwira perezida w'igihugu cya Uganda yose ndetse bakajya babona nk'abana nk'abakayidinga nk'abakubintu bidashoboka ariko barabimweretse nyine from ruwero kuko ibintu byose bishoboka so izi nyeshyamba abantu bakinisha mu M23 zipfa zongera zizuka zaguhitana cyangwa zigakusetinga ibintu which means ko gutegeka Kinshasa gufata ntabyo bashaka nta nubwo bishoboka ntibishoboka nta byo banashaka nisi byashoboka batabishaka bagenda nk'ibivavuze bakagera hanyuma hari ikintu mukanya wavuze ngo cya Katanga nayo ngo ifite indirimbo y'igihugu cyayo ikagira n'ibendera wait a bit reka tugaruka aho barabishongoze bakaze these guys of Katanga rero niba bafite ibendera bakaba bafite n'indirimbo y'igihugu on peut dire que bari avance kurenza M23 okay urabona nko ku Rwanda rwa nta force katangeze niba ari katangeze urabona ukuntu u Rwanda rwagiye muri kabodere gato kandi tukemeza yuko abakurambere ba revolution y'u Rwanda bashobora kuba baritoreje revolution muri Mozambique ubwo urumva ko Mozambique yari avance icyo gihe urumva kurusha ibintu byari bimeze mu Rwanda none mu Rwanda rwo bugiye kuba avance kurusha Mozambique rujya no kuyifasha nicyo gisubizo ndashaka kuguha rero Katanga nayo inka ya mase ya kera kugira ngo aho muri utaro ubungu biragoye babaye avance mbere ya M23 n'imirwanire yayo no M23 nayo iravance kugira hari ikintu nashatse kuvuga mu kanya ndakibagirwa cyuko M23 cyo twakwita orugeye cyangwa se ubwo bwiyemezi n'ubwishongozi bwayo bwo bufite stamp bwo bufite gihamya kuko iri shongoro ikanabikora ikanakubita ntabwo ishongorera mu bihuru ngo ni auto defense niki noneho washaka no kuzana igituzi kubita uri nyatura urinde buri nyine irabihamya icyo ntabwo nabyita kwishongora cyangwa niba ari kwishongora bufite impamvu nibihamya ntabwo izina ndi bubivuge kuko niba baramaze imyaka ota muri Sarambwe birya bakimara aho bakubwira ngo we have our flag yo kwishongora kuko twe twaririye turi abantu badahinga ntibagire kandi abasirikare bacu babo ntawaje yarishwe n'inzara gusa badavuga ko bawiri ngo babyibushye urumva kandi koko ntabwo babeshya uribuka ko mbere batandukanye pe na mbere ajya kugura amashu wabonaga nanutse umuyaga waho ariko ubu bimeze neza so biravuze umonye yicaye muri office ubona biravuze ngo kugira ngo nze kuba ka M23 ifite icyo kintu cya orgueil birangora kuko yo ifite ibihamya wabivuze already nyine ndashaka kuvuga ngo aho bitandukanye nizo navuze z'abahema abanyamurenge abakatange nuko bo bafite iyo arrogance ariko ishyigikiwe n'ibihamya bigaragara donc bo baraho ngaho bafite ko kayihayo ariko abandi bo barakagaragaje baranakubita ariko faites attention natwirwaneho ejo bundi muvugana yaravuze ati Red tabaraje turayikubita nishaka inagaruke kugira ngo reka tworoshye ikibazo wasanga nawe yarabakubise niko inyeshyambazi nuko abantu nk'abari bameze nawe se barabakubise yabikubwira ariko ikibazo namubaje se ntabakomeretse ati ntibyabura bujye sinzi nshaka kubaza ntabapfuye iri kuvuga ati nuko nakunda kubaza ikibazo nk'icyo yakubwira ati nabo ntibyabura so cyo nkwerekana iki ngiki reka dutange urugero rworoshye twe kujya mu bya brabura twirwaneho la force katangeze abahema sha niba mwarigeze mwicarana n'ikintu bita East Africa umujenerali wa Nyagasinya kuri memorandum of understanding bakavuga ati twebwe dutegetse ko iya hantu abazone tambo
Tshisekedi ntiwakoresha inama, Seni ntiwaza kuhakoresha amatora, nta kintu cyakoreka aha ngaha tutakyemeje. Ubwo bari Minembwe, bazabikore Uvira, babikore Minembwe, Katanga muzabikore iwanyu muri Lubumbashi, Abahema muzavuge ngo iki n'iki mwaseta inzano government takandagira byemerwe n'isi yose. Igihugu kijye kihangira gisabye uruhushya. Kuko ari African Union iremera ibyo M23 ikora. Ari East Africa irabyemera. Ari Angola irabyemera. Sako bamuvuga ibiki. So ubwo rero ibyo uvuga birumvikana kuko nta wundi muntu uricaza abo bantu bose ngo babwire. Utabyumva bireke. Ube twirwaneho ubo bakatange urumva uba Bahema utumva branding M23 yakoze. Sibyo? Kugeza ubwira kuri high table ya Rwanda muri Angola ikajya kuri high table ya Mombasa. Mwebwe mugenda mu gihiriri, mugenda Nairobi mu gihiriri, abandi bagenda asa nindo yishyurira itike ko abantu batayibaza nk'ibyo ngibyo. Nindo basinyiye passport kuko biremeye mu rwego mpuzamahanga. Ntabwo bajya Rwanda badafite passport. Izo nindo diringa nibyo byose. Muri Kenya Nairobi nindo diringa bajya guhura na Kenya. Abahungu kubareza gatuza bagakina ikarita karya. Ikarita abana mugabo yarariye. Ndetse reka nkwereke for your information kugira ngo tumaze kuvuga haruguru bazishyikirize urwego M23 igezeho. Ndakubwira etape 3 kurwana na za Monisco n'abatanzania zikabakubita bakongera bakazura umutwe. Ubwo ubona vuza haruguru yumve muri iyo ntuza yakubiswe muri ubwo buryo. Ubwo turi kuvuga Abahema, tuvuga Abanyamurenge n'abakatangeza. Bakagera ku rwego rwo kubitwa bakongera bakazuka. Urumva? Bakagaruka kandi bintu kayitaka bavugaho warone ko bose bakaze ndetse bari conventionnel barwana nk'ibihugu ko barushana roningo ingufu. Urumva reka ndekera aho ngaho abantu bakanatanga bakanakerea zone tampo kuyempoza ku ngufu kugifuwa. Urumva ko leta ya Kongo itashatse kubyemera ko yitwa zone tampo izabyihorera, ariko uzi zone tampo yabonye ko ari zone tampo. Noneho ni igenda deploying FARDC ikibumba ihashyire kampani imwe nta kibazo hamara amasaha. Niba batubaha ibyo nzenze yababwiye barebe ukuntu bari bata. Urimo kureba hako se ko n'umuntu no gufana kwa zamutse. Ntabwo jewe ndagendera kuri fact. Donc none se chiwewe chef d'état major wa Kongo chiko samwungirije muri operation nafate segishoni ngo sabasiga 12 ababwira ati mutore single file mutore umurongo mugende mujye mwizengurutsa kuri tubaza antene kibumba nibagaruka niko bazamenya ko M23 mugane nawe izduruwize cyangwa tawizduruwize bazabigerageza. Hanyuma hari insida wigeze wumva yo gushaka kuvogera ibyo birindire M23 yahaye kugeza ubu kibumba na Rumanga abo nta kintu tukibumba na kiro na Sake Kingi Kirorirwe Kicanga ntawe uzahasunutse ntuze barebe ukuntu bano bahungu bibrandinze aka abantu bakoresha inama abaturage kuvanga aba population ninde wanuri ufata abaturage babona bafite megafone hanyuma muvuye ngo ndafana M23 ntago byabuza kuyifana. Hanyuma reka tujye kuri federalisme ya Kongo. Bana basore bararenze kuba Kongo ishobora kuba etat federal nkuko wavuze uti Katanga bavuze indirimbo y'igihugu. Hanyuma ukabona no kuvuga bano basore bakora zone tampo bagakora ibiki. Ariko Katanga nayo ikaba yaragaragaje wa mugani Orge yo kuvuga iti ibendera ryacu rirahari bra 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 barayifite. Hanyuma reka tuvuga na twirwaneho weri kamejo wundi nawe aramutse ahagaze kubyo avuga akavuga ati no twebwe twirwaneho twirwanyeho nkuko izina ryacu riri iyo red tabara turayikubita bra 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 natwe noneho hano turaha simama. Iyi federalisme ya Kongo itangiriye muri utwo duce nka kuri abari kuvuga Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina na Guinée zishobora kwihuza zikaba etat federal. Iyi federalisme ya Kongo ntishobora gutangirira aha ikagenda yototera n'ibindi bice ku buryo Kongo none izaba etat federal nkuko bamwe babitekereza. Niho navuze kare mvuga nise mu giswe kufunika makuca bose barubikiriye ngo barebe ko M23 izarangiza ikibazo bahita bakura inzara mu ntuzo. Niyo mpamvu Kongo izaba federe byanze bikunze cyangwa se cikemo ibice yabishaka itabishaka buriya aho ubona iyi conflict igeze ni kubibona aba bantu kugira ngo bazabone imbaraga zo kongera kubashyira hamwe birasaba ikintu gikomeye nicyo gikomeye kurusha icyaba kitari cyo ngicyo. Nshatse kuvuga iki buriya Kongo nabivuze mu biganiro bitandukanye n'ubivugura sanga narabivuzeho koko Kongo ikeneye umuntu nimvuga icyo kinyarwanda bambabarire umeze nk'umunyagitugu kabuhariwe icyo bita homme waza gahonda amakenga akashya we kacini we matse matama kacini wowe yugukenurike
namwe bahema kacini nyatura sizogere kumva mwebwe muzongera kwitsamura mwitsamura musabye uruhushya katanga urumva hanyuma mu mboni yawe nk'umubazi genda umusubize urabo umuntu namubona hafi mu banyekongo uko mbazi uko nzi abanyekongo n'ikirenze icyo bagikora banagishobora n'urenze uwo yabavamo nta kibazo uri optimistic igihe ntawe mbona ndi pessimistic icyoroshye n'iki rero kuri icyo ngicyo icyoroshye nuko abo bantu mu masegment kuko mu bantu bose habamo abantu bose icyoroshye niyo mpamvu ngendeye ntabwo n'umufilozofe urumva nta filozofi irimo icyoroshye muri ibyo nuko bene uwo muntu yaboneka muri buri tsinda gicaza bene wabo ariko ntiyaboneka mu itsinda gicaza amoko menshi uwo bavugaga abantu bagerageza kunoshaho bakajya bagenda nk'abagenda ku magi umwe akoze ahaguruka undi akuguruka ni General Rurankunda kuko nubwo nabivuze mu buryo arahari cyane ntahari aharadahari urumva kubera ko Rurankunda arahari cyane ntahari aharadahari nyine yabikora cyane ntiyabikora yabishobora ariko ntahari kumbwira ngo ndi optimistic navuze ngo iyo probability ntabwo ugende ntabwo uba designing abo bose ndavugaje mu mboni zanjye undi yabona undi n'iki byose cyane kuzi ko rigeze kujya nkora ibiganiro muri civic education ngo by'u Rwanda ruhishe hari na Kongo hishe urumva na Kongo hishe bivuga abantu bavuga bati nubwo makenga yapfa nabandi bamakenga baboneka gihe rero ndi ku mpande zombi ntacyo bitwaye gihe ntacyo bitwaye mu gutanga ibitekerezo nk'uko nguko ariko icyo ngaragaza ni principe y'uko umuntu akenewe ntabwo ngaragaza des individus n'iki byose nubwo hari onenseyemo muri probabilité yuko nawo abantu banuganuga ko we byakunda kuko ngo burya Rurankunda ajya yicara akavuga abahema bakaza abarendo bakaza abanda iki M23 kaza ibiki byo bose ngo baraza bakamutega amatwi n'abanyamurenge so you see the man is there bakamwegereza umutima rero ni utangiye I do not confirm that ni news jewe ni ibitekerezo byanjye ndetse twe no kubikomeza ahubwo tubikomeza ibyo bintu kubera iki urashaka kutsinda ko ntabwo ngenda ngo gutsinda ndashaka kumvisha Kongo ko ifite abantu uri umukonsulta wayo se no ifite umuntu mu bantu bayo nishaka izabyihorere kumugira bo bazigira mu matsinda y'amoko yabo n'imico yabo kugenza imeze nibakenera kuzabihuza nabivuze bazabihuza nyuma nibyo nakubwiye ngo bazabihuza gute se katanga shaka federalisme yayo ni twabivuza ni dinoro na DC shaka federalisme twabivuza nkubwira yuko aho bigaragara ko byakunda nubwo nkuwerekana aho byagorana nuko abanyamurenge bakwihuza nabo n'umunokivu n'abahema ko byakunda nkwereka ukuntu byakwishwa nuko umwe yazayigize gange bo nicyo twari tugeze nkwereka ko wenda Rurankunda we banamwumva bakatanga n'iki byose yize muri Kisangani afite abantu biganye Nkunda afite amateka adasanzwe muri aka karere wenda ahantu twajya guhuza nawe nuko ntavuga ngo igihugu cya miliyoni 100 cyabura X na Y ariko je ntawe mbona bonaga nanjye nuko nari imeze bwana munyamakuru bakita iki ubu nabona M23 control bahita nguki nanjye ubwo nicyo kibazo ndi for your information bisimwa ni president waho hantu Makenga ni chef d'état major waho hantu nkuko ciwe wari hariya urumva hakaba chief operation command ushinzwe ibikorwa Chiko nawe Bernard arahari urumva ushinzwe Sokora ya kabiri akaba arahari nabo bakaba bamufite niba ari nawe mu Masisi ushinzwe kubwira abaturage uko politiki imeze bari abahati nabo turababona abantu bashaka kwemezwa n'iki kandi bafite ikintu kibemeza ikintu ariko Kinshasa ifite inteko ishinga amategeko ngaho mbwira inteko ishinga amategeko yaho M23 control nabo bayubaka abo mwana so kuranga ahita yuzura ingobjesha ariko ubwo Kongo bwarinjiye mwarafatishwe ntago mubyemera ingabo zanyu zirigwa zikinagira abahungu bari brandinze uhirarirwa yifotoza office ushana rubi Kongo kitaremera niki ikitaremera ni kimwe ikitaremera nicyo Modeste avuze yuko bujya hari ukuntu ari byo bita agoni kuba umuntu yaba arimo gupfa akagera cyo gusamba nabyo bikagira ama etape bambare gukoresha ubwo buryo batwihanganira urumva biravuze ngo Kongo hari igitemera kandi kutabyemera nabyo nanjye ntago nafa kubyemera sibyo ariko bagutwaye ahantu bagutwaye ahandi ntango koko ibyo Kongo itemera birahari gusa ntabwo ndimo gusesengura ntago aranariza ni comment kubiriho ntago ari usesenguzi kubizabaho kandi twari muri pronostic tutangira ikiganiro ariko mu gusoza iki kiganiro nubwo atagiye gisoza turi ku makuru y'ibiriho ntago ndimo kuriviringa ntago ndimo guhanura
mu ijambo rimwe harantu Tshisekedi atakandagira muri Kongo. Yego, ibyo biragaragara. Urumva haraho ciwe badakomandinga. Sibyo? Haraho constant badategeka. Ndetse kugira ngo ahohereza abaturage kujya kuzana ibirayi bisaba uruhushya rw'abandi bantu. Constant ntabwo wemera. Niba atemera n'uburenganzira bwe ntabwo ngamije kwemeza muri iki kiganiro, ariko tujye twemera ko ibintu biriho birahari. Hari ahantu Kongo idakomandinga n'abandi bagabo bitwa amakenga. So udashaka kubemera ruka bitize nushaka na bateroriste n'iki ntibashoboye ntibashobotse iki itize warayite nabo bafite ko bakwita vice versa urabita uko bakakwita uko bo ukavuga utangora iki n'iki byo none ko basinya n'aba bagabo ese Kenya yagiye hari ku mututu w'imbunda ngo tuyibone ko yarashe ese abarundi bagiye hari kubera ko babaye bitangaza bafashe sake bakigarura kirorigwe bagasukuma inyuma ingabo bakagira gute bahahawe. General Jeff Nyaga ibyo bita mission de reconnaissance yakoze n'ingabo z'abarundi bagiye kurebera yamuhora uko uzabumeze urumva ntabwo yagiye arasa mu kirere yagiye akingurirwa n'abasirikare akingurirwa amarembo ya Zabariye n'abasirikare ba M23 agenda akingurirwa gutya akingurirwa uko gukingurirwa se kari abasirikare ni intwari turabemera baje kubereza amahoro nibifaru byagiraga bikubita bizirenza byongera bikubita bizirenza icyo kucyano batabona misomo Kongo mu jambo rimwe nibivuga gutyo bambabari isa nk'iyugarijwe n'ibintu itemera iri muri agoni iri mu kibazo itemera iri mu ntege nke idashaka kwemera nacyo nanjye kuvuga kuba izi ngabo za EAC zemera kujyana M23 izihaye Kongo ikaba idashobora kwemera ibyemezo bya M23 izabireka izabyemera sorry bya EAC ubundi mu kinyarwanda Kongo ntabwo iri kwemera ibyemezo bya EAC kandi EAC iravuga ngo ikibazo gikemurirwe mu biganiro ese wakoresheje hanyuma ahubwo ikemera ko ingabo za EAC zijya hano M23 zihaye nta kinyarwanda ariko wakoresha kiza cyo gukuburira abantu gukuburira niwe babikoresha nk'umusesenguzi ariko ngenda avuga ko yazihaye M23 irimo gukuburira EAC birindiro ariko wari wambara umwe no mukuburano oya ntago muzi sinzi nukusa ariko ntabwo leta ya Kongo iri kwemera ko ibintu bya Kongo biraryoha we ntabwo leta ya Kongo iri kwemera ko M23 ahantu yahaye ingabo za EAC zikahemera ahantu yayikuburiye we nubivuga ibyo ni byawe zikahemera noneho yo ntago yemera ko ishwiye kuganira muri framework ya EAC ikemera ibyo Kongo itemera ibihugu bihure mu muryango umwe biri kwemera ibyo M23 ikora ariko Kongo nayo iri muri uwo muryango ntibyemera ibi ni biki nyine hari amasikiri butaba yanditse hari papa dashaka gusoma izagura indorerwamo hari indorerwamo idafite ubundi hari ibintu ushaka gusoma icyapura cyegera kubera ubunyuguti buto babyandikishije hari urwaye ariko ikibazo ifite ikibazo cy'amazi Kongo nyine ifite ikibazo cy'imirebere hari utubazo hari utuntu hari indorerwamo ibirupi ikeneye kwambara urumva nibyo nakubwiye ibyo bita avoir une chose en flagrant ntabwo ushobora kubona umurongo uri mu noti utayishyize mu zuba ubona ari ya 5 gutya ariko wajya gutya ukabonamo umurongo hari umurongo Kongo itabona ikeneye izafate mu 23 ishyire mu zuba gutya Kongo nimara gushyira mu 23 ibijwa bishyira mu introduction y'iki kiganiro Kongo nimara gufata mu 23 ikashyira mu zuba izabona umurongo bita flagrant izabona umurongo na script n'imirwane n'igihagaro cya mu 23 idashaka kubona itajya inabona ariko za yasezo zamaze gufata mu 23 zishyira mu zuba zibona flagrant yayo ziravuga ngo babagabo bajya bakora ibintu bigakunda bagafatana kubita bigakunda bagashyira mu security bigahama urumva tukahajya tugatora umurongo tujya kuvuga ngo tujye kwashira umutekano kandi yarahifatiye bakajya gukuburirwa EAC yamaze kwemera imbaraga za M23 noneho ica bugufi iciye bugufi kuko guca bugufi kwa ntacyo bigitwaye ntabwo bizari intambara nta muntu byica nta muntu bigira gute yazanyura abantu bazana ibiryigoma izabigira muri site zayo ariko ibyuze muri ambura ya M23 so igisigaye cya Kongo kubitabyumva rero izabyumva nimara kubona gutya hari ikizabyumvisha ni kimwe nuko izakandira ku birindiro bya M23 urumva cyangwa byaho M23 yatanze ikabona umuriro Kongo se niba yumva igifaransa cy'imbunda izacyumva ziravuga nikomeze ihagwane yire gutengameze nka wa mwami warashwe yamara kurasa umwambi aho kugira ngo aba surgeon operators bamuoperating bakuremo umwambi bamuvure bahadressing akiri asubire ku rugamba amaze gukira akomeza kurwana n'umwambi ashiramo umwuka niba ari isayi niba ari sinzi amazina muri ntuzi Kongo izakomeza yitwara gutya ifite umwambi bamaze kwitwara bunagana ntimuzatwara bunagana kubita kiwanja reka aho ntabwo mwakora urucuro barayitwaye iki kintu kimeze nk'urujanga nk'ururagara baroba rukanuye bakanda barurisha ubugaye rukanuye Kongo bayitwaye igihugu iraho irakanuye gutya iri muri ibyo ngibyo ngo East Africa se yagenda irwana okay so David Kongo ni igihangange gute muri East Africa igihangange ku buryo ibyo East Africa yumva Kongo kugeza ubitarabyumva izabana muri raporo nyine
niyo mpamvu wayicisha ukabona yarakaye Tshisekedi yarakaye kurusha Jeff Nyaga biriya n'uburakari bita frustration ubundi umugabo ufite confidence ararakara ubundi Tshisekedi agomba kudiscussinga na Nyaga hakuriya hano wama gute yanamuhamagara akavuga we Nyaga ndashaka fata indege akara nkubone muri presidence byari kwanga we nk'umuperezida kudiscussinga n'umugenerali uri umeze kuriya sina chef d'état major wa Kenya nta nubwo yungirije chef d'état major wa Kenya ni chef d'unité iri muri Congo East African Joint Force urimo kureba so Tshisekedi ashobora kuvugana amabanga ye na William Ruto bari ku rwego rumwe ibyo bumvikanye bagaha commande Nyaga guteze bagaha commande chef d'état major wa Kenya chef d'état major wa Kenya akaye umwungirije akayishyikiriza Nyaga akabishyira mu bikorwa cyangwa akabireka Nyaga ariko ari muri East Africa ntago ari muri commande ya Kenya gusa Guki ari muri East Africa ahubwo bagaha babandi bahuriye Bujumbura akabiri babwira Nyaga nta kibazo ahubwo kuko Nyaga ntago ari nka Kenya ari nka East Africa ari ndirimbo bita umugabo mukagura yize oya ntago nyizi Tshisekedi ari mukaga mukajya ngo Tshisekedi arakaze kongera akaze hanyuma ibyo East Africa yumva Kongo itumva buriya Kongo abafite urwego baganiramo Kongo izagenda ibyumva gahoro gahoro bagenzi Tshisekedi babimwumvisha bagutari umwaka ugeze koko ni muke cyane intambara mu Rwanda revolution amaze imyaka 4 iyi imaze igiye kumara 30 yo muri Kongo hari ibintu na Kabila tumvaga urumva impamvu na Tshisekedi atabyumva na Kabila ntiyabyumvaga urumva harakunigeze kukubwira ukuntu ariko triste Kabila yadiringaga nabyo mu buryo butandukanye no triste uribuka ko M23 imaze kurekura Goma muri 2013 yego sibyo yayirekuye ikajya mu nkengero za Goma yagira mu nkengero za Goma nibwo agabwe ibitero n'ingabo za MONUSCO ariko hari amakuru avuga ko hari ubujyanama Kabila yatanga ko M23 icyo gihe bwo kuvuga ngo nyamoneka ntimwishete ingabo mugende buriya rero impamvu nari nkubwiye ngo triste we yaranababwiraga bakanavugana kuko ntago nzi niba kugeza ubu Tshisekedi avugana nayo M23 simbizi sasa rero iriya ni mugende ubundi no musaraba Kabila yikojeje Tshisekedi yavuga ati ndi umugabo w'ingabo koko ndakomeye ndi perezida wa Kongo sibyo akavuga ati nyamuneka wa Tanzania ni iki mufure naho ngaho ubwo M23 avuye muri Goma mwe kubarwanya mfite ukuntu ngiye kumanaging ikibazo cyawe niyo mpamvu tuvugana uyu munsi iyo turufu y'icyo Kabila atakoze Tshisekedi na UDPS bagiteye ijisho bakavuga ati muze tumarana amezi 18 tuganire y'ukuntu twasolvinga kino kibazo erega hari anxiety we nubundi Tshisekedi agisigaranye y'amezi baganiye na M23 18 nubundi aracyafite kare akantu mu kabati aracyafite uburenganzira nka perezida kuvuga ngo noneho nemeye bya bindi ya brigade muvange mugire gute abanyakajya mutahe biri ry'imutahe n'ikindi kintu nk'ibyo abantu rero bazi ko Tshisekedi nta anxiety we afite arayifite kubera ko bigeze kuganira n'inshuti bafite ibintu banaganiye basangiye afitaho yahungiye basangiye n'isamaki y'iki byose wabibaza wiri ngoma baranaziranye urumva ajya nabivuga ko bamurinze igihe urimo kureba sasa rero buriya anxiety we arayifite uya mugabo arayizigamye hari igihe buriya bizagenda kuri avuga ati murabizi mw'abanyakenya ndemera bya bintu twaganira n'abari abagabo n'iki ne ya brigade ne bako tuyikora na FARDC na M23 you see n'urugero ibyo nteganya ko ni pronostic twavuze muri iki kiganiro ibyo byose Tshisekedi abakibifite ku meza aracyatera imihunda kuntuze kwicumu urumva ngarebe ko sikwaye za wakinga you see arebe ko sikwaye zakora arebe ko mercenaire yakora none byanze arebe n'iki ntabwo nemera yuko Tshisekedi nawe ahishurira amabanga bagenzi be muri East Africa anxiety we asigaranye akomeza kwirwana ngo yemeza abakongomani inzira yo guhungiramo populism n'iki abazamutora bazagira gute Tshisekedi aracyaturayinga urumva ibintu ngarebe ko bikunda ariko byanze yahita aca safe corridor akavuga ati Makenga uri hehe ubundi se ko mwahifatiye nahabahaye noneho mwakwemera tukavanga kwa kundi bikakunda hahandi no kwavuga ko byatunganye noneho zanzira twatangira mu kiganiro zuko M23 ajya gusekiriza Ituri ikaba yagenda none ifite karita ya leta ikajya Ituri ifite karita ya leta ikajya kubiri kwirwana ifite karita ya leta ikajya Katanga bazamutwe ifite karita ya leta M23 buri ifite ibibazo byinshi buriya ibyo nakubwiye abantu bayibenguka bigakunda twagiye muri East Africa tujya muri bagenzi bayo n'iki na Kinshasa ntabwo twayivuzeho na Kinshasa yayibenguka bigakunda ese yabyanga bipfa kuba gusa bitandamayininga icyo yitekereza n'icyo ishaka abantu baba batashye urumva yabibabwira ngo nibatahe ibisasu twaguraga byo kurasa muri Sukoyi birubakira imiryango yanyu urimo kureba amafaranga twaba Wagner niba bahari koko tuzabira mu cyakintu twavuze yego mercenaires urumva noneho turayubakisha ibi nibi birazana amazi n'amashanyarazi urumva iki hanyuma andi mafaranga twapotezaga mu butasi n'iki azubakira inka za bene wanyu urumva
ibisima byo kunyweramo bariya bari mu M23 babwiye amata n'inka zabo zigasugira zigasagamba baravuga ati nta kibazo ubaye umugabo wabera ntabwo twasoza ikiganiro bwa munyamakuru David reka mu gusoza cyangwa ushaka kuzamenesha amabanga aho reka dusoze nta kibazo nkwemerere dusoza rero wumva M23 kurusha FARDC donc wumva Congo kurusha M23 cyangwa ubyumva kuri onde zimwe FARDC guteze donc hari impande ebyiri zihanganye wori hagati ninde wumva kurenza undi kuki ari we wumva kurenza undi ubundi hari ukuntu numva onde za FARDC na Kinshasa kurusha M23 kuko bo nibo bagara ya constitution ya Congo bafite igihugu sibyo bafite ce sont des receveurs y'amahoro bari ame mutare receveur and emetteur urumva bashobora gutanga amahoro bigakunda cyangwa kuyakira bigakunda sibyo bigakunda kubera iki kuko nuko byagenda kose ibyo M23 kwikora byose muri ya Eurogay muri kindi byose you see kandi koko ahitegeka akashyira amahoro ikagira gute ibintu nk'ibyo ngiye kuvuga urabyemezwa nuko na buri ngoma acyambara amajoro ya FARDC uzamure bari amapeti yambaye urebera drapeau muri inyuma n'ijyako ndabibona kiriya kintu rero onde ya Congo ndayumva isoundinga ukuntu bura ari nka Katanga bivuze ko ataba yambaye biriya ko Katanga yashyize indirimbo yayo ni drapeau ryayo nkuko abivuze urimo kureba none nkabyumva gutyo sasa none nkumva na sound ya M23 gute rero nkumva ka sound ya M23 nkuko n'ubundi Somaliland soundinga nkabyumva kuko ntageremerwa na Somalia na communauté internationale ariko ifite ukuntu yigenga nama kavuga bati ko handi hari umutekano nkabyemera nkuko Western Sahara imeze na Polisario kira chama kiri mu burengerazuba bwo Maroc ikontorora ariko nyine yisi kazana ibibaba byayo n'ikindi byose bikanga ndetse izo ntambara zigateranya Algeria na Maroc kubyo byenda kuwana byanacanye ambassade ubu ngubu kubera ko hari ukuntu Algeria yumva ibintu muri Western Sahara nkabyumva kandi nkuko Israel na Palestine bahora bameze ariko na n'ubu ngubu ukabona Amerika niyo yemera kapitali ko iri Yerusalemu gusa ibindi kujyana gukandiraho niyo bigiye gukandiraho biranga wabonye n'aba emiseri ba Israel birukanwa mu nama ya New Africa n'ejo bundi so hari ukuri gemba numva gusawundinga ariko kukagira birantega kubera iki wenda biri ku mategeko mpuzamahanga n'ibihura wenda kugira iki ni itamata of time ntabwo gihe kiragera urimo kureba birantega ya M23 ni ihe birantega ya FARDC ni birantega ya M23 nuko ishushoje muri Africa grande yayo nayo kayifata ukayishyira mu zuba ubona bari abantu banyotewe kugira igihugu cyumva umuco wabo bakumva icyubahiro cy'inka n'agaciro kayo pana bari abanyatura bajya gufata inka bakazirasa bakanazitema ibitsi urumva kandi nkakubwira yuko nkuko za Eritrea zabonye igihugu nkuko za Sudan zabonye igihugu nkuko za Somalia zashikasika kibona nkuko Tel Aviv izashirika imura kapitali kajyana Yerusalemu u Rwanda rukabyemera gutyo ni Africa nikabyemera gutyo yuko yego nkaba mbona yuko nta gihe na kimwe Palestine izigera yigira umugaga ikanesha Israel n'abarabo baragerageje irabakubita mu minsi 6 urimo kureba muri Yom Kippur baratsinzwe so ubu ngubu bagezaho ubwami bw'abarabu Arabie Saoudite na Turkiya n'abandi bose ujya kubona bakegereza umutima iyo Yerusalemu batemera bagafungura za ambassade bakayita kuri Tel Aviv koko ariko batangiye kugirana ibikirano mu ijambo rimwe iyo umuntu amaze kumonta ingufu utapfa kuzimya nkabuje at the end of the time urashyira ukabyemera wabyemera nuko ubona ari sawa wabyemezwa n'imihundu urimo guterukana ntivamo hari ikintu kiri muri fregara M23 kizageza aho ngaho wenda nabuzukuru babo bakazakigeraho bazabona igihugu wenda kiri federe bubona igihugu wenda kiri republika yigenga ariko bazakibona kuko ntawe uzasibe M23 ngo bikunde Angola ntiyakubitaho ngo bikunde Kenya ntiyakandiraho urimo kureba Uganda ntiyabazimya niyo mpamvu uruzi baturanye bunagana ikabaremeye guhomba imisoro yose kuri mupaka bonaga ariko ikemera ikabyuma ikaryumaho cyane ko ari agatendo nakubwiye mu kanya urumva nabo babazi ko ari ukuntu bashoboye cyangwa se bavuga ati turanabishyura nabyo badufashije we never know dusura byakarushingiye kuki so M23 iri intambara Rwanda rero Kongo nizashyira muri filigarane gutya urumva ishobora kuzabaha nkayagana cya gihugu y'ibyo bifuza wenda bititwa uko turimo kubyita Kongo ikavuga ati none n'ikiyasi cyo tuvuga tuti rero n'abandi muri Katanga tutajya twemera bashobora kugira ubwigenge bwabo ikabaita eta urumva iri state yigenga ariko iri federe yubahiriza ibyo Kinshasa yumva abakongomani bakicara bafite ubwenge miliyoni 100 bakaganira bakavuga ati kwabo yuko ubundi ingabo za M23 zitaba ingabo za Nord Kivu nkuko Alabama ifite ingabo zayo urumva zinafitanye umubano na RDF urabizi muri Amerika ngira izo ngabo zirahari urumva yuko state itagira ingabo zigendera munsi yaciwewe n'amabwiriza twasetinze nkuko bafite ya Eurogay kabemerera kugendera kuri ciwewe byose buri hari ukuntu abantu muri California biyemera Los Angeles ariko ubwiyemezi bwabo bwose ntabwo bubabuza kwemera yuko Washington bari hejuru basetinga amategeko gukuramo inda kugira gute isi n'iki ariko Washington ikavuga ngo no
mugeraho mugarukira urimo kureba ibishoboka kandi byakunda muri Kongo ntago ari igitangaza ariko ibintu bishoboka kandi bitakunda kandi bigakemura ikibazo ndetse no kundi kukubwira mu kanya kubyo ushobora kubona police sheriff bo muri Alabama bashobora kujya gukemura ikibazo hari muri state byanze bakabatiza umusada bigakunda cyangwa se niba ari uraga imiyaga ifite inkubi yaje kandi indi leta ikafite ibikoresho byakemura ikibazo bakabatiza amahema bakagira gute amahema kubaka USA bigakunda so ibintu bikunda nibyo bitakunda muri Kongo ni gitangaza kubyo yagira gutya ikarega imitsi ubona hari ibintu birimo kwinanira yabirimo kurwana wa mwame navuze ikanogonoka urumva irwana n'imyambi yatewe bayambura iki n'iki abakoloneli bihagace bamatuse matama batwirwanaho bandi bose barimo babeshya ngo ntabwo turicama ngo auto defense hehe ibintu nk'ibyo ikome hari umugaga Kongo ifite Kinshasa ari bafite uwo mugaga bazakomeza kugira numara kubanira burundu bashize mu mwuka urumva ibyo batemera bigenda bijya mu buryo cyane ko dusoza iki kiganiro bene aba revolutionnaire baza mu vitru kurubarwana ese ne bukatanga n'abandi bose hari igihe bagira ibyago nk'iyo nama yabereye muri Bahrain ngira ngo Modeste yavuze bakagenda babenguka bavuga ariko ubundi wacuruza n'abari abajama si wo tubona bashoboye gusekiriza ko tubona bashoboye abanyabirombe si wo buriya byagenda neza kandi abasekirije bigenda sawa nta n'induru zibarimo izi branding bakora hari abazaba benguka UK babenguke urumva aya Qatar tujya twumva y'amabuye ubwo mvuze UK barantera amabuye n'impamvu itagisakuza muri iki kibazo wasanga ifite imibare yayo yanabara kandi bara no mu Cyongereza kavuga utari kuba yari bavuze Icyongereza byatwariye urumva France zibabenguke zivuga atari ku bundi iyo tutsajije imigeri igifaransa kiraducika kuko twasakuje n'induru zacu mwabana mu byaga bwe murabizi wakwigeza bari abajama bibonagana kikazasugira kigasagama none kidatewe umugeri na Londres buriya bari mu mibare bukora na M23 n'igifaransa yakiye umutekano cyabana n'Icyongereza cyareka no kujyayo babahiriwe amatabya y'amavuta urumva iyo umuntu arimo kwiburana gafite imbaraga bose iyi miryango mpuzamahanga ibi Rwanda za francophonie za anglophone na za Turkiya bavuze harigeze zabona bana basore bagurishije nka drone bamenya kuzigurutsa neza kurusha FARDC nabo bakazibagurisha nese zirambunda bazikura he M23 ariko babeshye niba hari imbunda ifite FARDC dafite ivuga ko yaziyamburiye he kandi tarazigura hari nashaka kubabonamo isoko ry'intwaro kandi bakoresha mu buryo butagize cyo butwaye bwabo muri convention ibintu ke yemeje sibyo bakabenguka so dusoza ikiganiro M23 branding igenda ikora abantu bashaka kwibeshya ko n'abantu bayishyira muri frigane bakayibonamo ikindi kintu cyazabyara umusaruro ariko kumbi barahari na ba Museveni babona isoko nka Juba isoko ryagutse rya Kampala bashobora kubona isoko za Kiwanja nayo bose ryagukiye abagande kurusha uko Kinshasa ifite bwa bwiyemezi bwayo bakavuga atari ko sha turabona ahantu mufasha amabanda agenda bamakeye kitagoma abandi yabanye bake urumva fraud iragabanuka niki n'ibintu nk'ibyo bakagenda babareka kuriye babareka Kinshasa ariko bayibonye yani impamvu yanga ingabo zabo ko zizayo izabajuba ikanga ko zita nta Juba nta Kampala muzajyana ingabo zanyu wenda hazaze zangora triste angora rero yazaje ikabaktera kajije babahungu nabo ntabwo boroshye nayo ikabira babengutse abarundi bakabara babengutse bati namwe muje gufasha M23 aho kwakubita muje kumvikana niyo mpamvu deployment ya Sake yateje induru igatinda kurusha abantu bayitekereza so ntabwo navuga ibintu ngo birangize muri iki kiganiro ariko imirwana ya M23 uzabe na media zo muyaga bigari ngiya kuri Burundi ngo primo butiva n'iki kugeza ubu twita amazina meza nka M23 tutanazi n'ibyayo urumva ibi byose badushinja n'amahanga yandi babireba harimo bya bihugu nakubwiye ngo igikubitira igenda ikadiha ababirwanya bashobora kuvuga atari ku bundi gihe mwadushinjiye kudafasha M23 n'ibidukubitira FDLR yabo n'ibidukubitira DF n'ibidukubitira Reditabara ubundi bidutwaye iki kuno nibo ariho umusonga wacu waruri ukabona mu myaka 5 ibiri iri imbere ibyo ibihugu bitemera bizageza ngo birega gatuza bibyemere abantu bajya banga kwemera ibintu bakazabyemera batinze kubera ko mu kubyemera babona hari fact menace baba bafite yabaye nkeye nta muntu wongeye kurasa mu kinigi nta muntu wongeye kurasa Kisoro urumva niba koko baragwa ibirindiro bakajya sabuza ikivu Reditabara ejo bundi bugeze ubona iniyama M23 urumva already niba ari enemy w'u Burundi hari ukuntu noneho M23 ishobora kuzabona ibintu kimwe na Bujumbura cyangwa na Gitega urumva kuko Reditabara ifite amagambo yazamuye inita yazamuye kicecekera so intamba ntabwo ubona ko hari ama block agenda amera gutya andi yongera asenyuka yongera yagera gutya azabaho bikagenda gutya na gutya wari uri bumoso akagibu nuko bigenda intambara ni revolution ikarita byo bita igisoro kumwe abantu bakina igisoro umwe ateranteba undi agira gute abari insoro bagira gute nuko biba bimeze icyo gusukora uririnda kugira ngo niburi Kinshasa hatagira umuntu wari muri coalition yawe ukubenga akimuke mu 23
cyangwa M23 igakina ikarita ikareba ku buryo ikora ibishoboka byose hatazigira umuntu wumvaga rezo yayo reason yayo yo kurwana akaba yajya kuri Kinshasa ko ya mistake yaba yakoze. David, reka dusoreze ahangaha ngira ngo amahirwe dufite no ku kiganiro tugikoze muri weekend ngira ngo abantu badukurikiye bamwe na bamwe bashobora kuba bafite umwanya uhagije wo kuza kukireba. Kandi harakana nasaba mbere yo gusoza kugira ngo rwose pe batuye batwihanganira abatutu badusesemo bakoresha imibare mu kumva ibiganiro dukora. Iri jambo imibare nkuze kurigarukaho. Nubyumva amarangamutima wafunze inguni uzatuka marishari ugire n'iki ariko nushyiramo ubwenge ukabuzamura n'imibare kuko impamvu dufata umwanya bibyuwa bikabira tugakuramo ingofero cyo tugamije ntabwo yisubizemo ahubwo icyo tuba tugamije urumva nayikuyemo kuba icyo kere ntabwo nayikuyemo kubwo wenda iki niki ntabwo naryoshyaga ikiganiro ntabwo nayisubizamo ko ntabwo icyo kere kirashari biravuze ngo rero abantu bagerageza kumva ibi ngibi urumva kandi tutabibahatira uwakoresha imibare muri bituba tuvuga hari icyo yakuramo kuko ubona abantu bamwe barafashe uruhande ngo abasesenguzi n'abavuga ku biganiro bya M23 bari mu Rwanda bashyigikiye M23 kubera ko Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23 bakavuga bati nta kindi wavuga uri ku butaka bw'u Rwanda n'urugero niyo ndimo ndashaka kumvisha abantu ibyo ushaka kubasobanurira ariko ku rundi ruhande niyo uvuze hari ibyiza uvuga bya Kinshasa ifite bishobora gutuma itsindi intambara kandi bishobora no gutuma koko ishyira M23 ku meza y'ibiganiro bikarangira. Urakoze uramutse mugira ibihe byiza. Asante.